papa uzabakiriho maritirere iwacu ni hano i Musanze mu murenge wa Muhoza mu kagari ka Ruhengeri. Mfite ubumuga bw'ingingo, nkaba ndi umudozi nyine, nkaba nanjye ndi umwe mu bantu uwezo yafashije mu kwiteza imbere. Bamfashije kwiga, niga kudoda imyenda y'abagore ndetse no gukora ibikapu by'amadizayini atandukanye. Nyuma maze kubimenya bampaye imashini ari iyi mureba, iyi nkoresha ubu ndakora ndikorera. N'ubu ibintu biraha nyine nibyo mbasha gucuruza bikamfasha, noneho bigatuma n'isoko ryiyongera kugira ngo abakiriya baze ari benshi. Mbere ntarabona igikoresho nakoreshaga imashini nkodesha ku kwezi. Urumva byarangoraga cyane, ariko ubu mfite imashini yanjye nayikodeshaga ku kwezi, hakaba igihe nyirayo ambwiye ko ayikeneye, kuko umuntu nayikodeshaga nawe afite atelier, yambwiraga ko ayikeneye nkayimuhereza, akaba ngombwa ko mpagarara. Ariko ubu ngubu mfite imashini yanjye, isaha n'isaha ndakora, ntabwo binyicira akazi, buri munsi ndakora. Uburyo umukiriya akenera umwenda we mumuhera igihe. Intego yanjye nyamukuru, urabona ndi hano ku rubaraza. Intego mfite ya mbere ni ukuhimuka nkajya gukorera muri atelier, nkagira atelier yanjye. Inama nagira bagenzi banjye b'abakobwa bafite ubumuga, cya mbere ni ukwitinyuka bagakora, bakagaragaza ko hari icyo bashoboye, haba hari ubufasha bagafashwa. Ikindi kandi bakegera abagenzi babo kugira ngo bave mu bwigunge baba barimo.